tubahaye ikaze muri wa mwanya mwiza turibaza bibiri gasubiza. Uyu munsi rero tubafitiye ikibazo gishingiye mu ijambo ry'Imana. Iryo jambo riri mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 28 haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. 29 kuko abo yamenye kera yarabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe ari imfura muri bene se benshi. Abo yateranyije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, nawe yatsindishirije yabahaye ubwiza. None pastor, reba kuri uyu murongo wa 30. Abo yateranyije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, nawe yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ni ukuvuga ngo ntago uvuga ngo bose yarabahamagaye, bose yabahaye ubwiza, bose yarabatsindishirije gutyo, ahubwo harabo nkuko biri kubivuga. None ko tubona ko hari abantu Imana yatoranyije yatsindishirije yahaye ubwiza, none abo ngabo batabarirwa muri abo ngabo, cyangwa umuntu amenya ate ko ari muri abo ngabo batoranyijwe cyangwa bahamagawe cyangwa batsindishirijwe? Urakoze. Iki kibazo ni ikibazo cyiza kirimo n'ibibazo byinshi cyane bigishamikiyeho, kuko urumva ni muri make nko kuvuga ngo hari abantu Imana yatoranyije kandi niyo yabatoranyije, kandi by'ukuri ntushobora kuba umukristo atari Imana yagize ute yagutoranyije. Ikindi kibazo kibaza ati si nurumva niba Imana hari abantu yatoranyije, none twabwirwa n'iki ko yantoranyije? Urumva hazazamo n'ikindi kibazo bateze, niba Imana ari itoranya, none kuki abantu batura gukizwa kandi Imana ari igira ute itoranya? Cyangwa si ese buriya hari abo Imana yanga, hari abikunda nibitoranya? Urumva kuntu hari harimo ibibazo byinshi. Ese kuki hari abitoranya? Ese ubundi yatoranyije igendeye kuki? Urumva ibyo nibazo byinshi. Ariko uyu munsi reka tubanze tumenye ngo hari intore. Bibiliya irikoresha intore z'Imana. Niyo mpamvu ngo abaye yabamenye kera, abo yamenye yarabahamagaye, yarabatsindishirije yabahaye ubwiza. Bivuze ngo hari abantu batorajwe n'Imana. Nta nubwo uri umurongo gusa ubivuga, Bibiliya irabivuga na Yesu yarabivuze. Reka turebe Yohana kugira ngo tubanze dusubize icyambere, nuko hari ibintu bitagirwa impaka. Amahitamo y'Imana ntabwo tugomba kujya impaka. Turaza kugaruka mu Baroma 9 turebe impamvu tugomba kubaza Imana ngo tujye impaka nayo kuba ihitamo abantu. Dusoze tureba ibyakwereka n'ibyagushoboza kumenya ko Imana uri mu Imana yagize ute yatoranije. Muri Yohana haraza kudufasha byose kuri ibyo. Reka manze masome Yohana ni ibice 10, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 10. Dusome turi ku murongo wa 25. Hara Yesu yarari guhamya, ari kubwira abafarisayo ko we na Data ari umwe. Yohana ibice 10:25. Reka nsome. Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya. 26. Ariko ntimwanyizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Ariko ntimwagira ute? Ntimwanyizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Tugeze kuri 27. Nziha ubugingo bugira ute? Buhoraho. Ubugingo buhoraho ninde butanga? Ni Kristo. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta abo bose, ntawe ubasha kuzivuvunura. Bwa kangahe? Bwa kabiri. Mu kuboko kwa Data. Njyewe na Data turi umwe. Aya magambo urayumva? Yesu ari kugaragaza yuko Imana niyo yaduhisemo, niyo waduhamagaye. Amaze kuduhamagara abe bumva ijwi baramwizera. Hari abandi yaje harimo abayahudi arababwiriza arabigisha banga kumva. Kubera iki? Ntago arabo mu ntama ze. So aha rero birasubiza ikibazo gikomeye tutashobora gutindaho cyane, kivuga ngo Imana niyo iduhitamo, ntago ari twebwe tugira ute tuyihitamo. Ibyishingira iduhitamo niyo igira ute ibigena, niyo ibigena. Ahubwo twebwe
iyo turabo yahisemo, iyo ihamagaye ijwi tugira ute turaryumva. Iyo itaguhisemo niyo yahamagara inshuro 100 ijwi ntiwagira ute ntiwaryumva, kuko naguri intore, naguri intama yahize, ntago Imana yagutoranije. So mu Baroma ibice 9 Paulo arakomeza akavuga ku bijyanye gutoranywa kw'Imana ko abakristo babyumva. Ageze ku murongo wa 14 mu bice 9 aravuga ngo nuko tuvuga iki, Imana irakiranirwa ntibikabeho, kuko yabwiye Mose iti nzababarira uwo nzababarira, kandi nzagirira impuhwe uwo nzagira ute nzagirira impuhwe. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana igira ute ibabarira. Ibyo bintu kubyumva, nicyo gituma bitava kuki ku bushake bw'iki bw'umuntu cyangwa ku mwete agira ute abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Ibyanditswe byabwiye Farawo biti icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose. Nuko ibabarira uwo ishaka, kandi ikanangira umutima w'uwo igize ute ishaka. 19 niho ngira ngo twumve neza. None wambaza uti none se niki gituma ikomeza kugaya umuntu? Urumva niba Imana ariyo, Paulo urumva nawe ukunda ashaka ari kubaza ariko agiye gusubiza. Niba Imana ibabarira ushaka ikanangira ushaka, none kukigaya abantu noneho kandi ari ibikora. Yego, none umva igisubizo gitangaje ninde wagandira ibyo ishaka? Mbese ninde waburizamo iby'Imana igira ute ishaka? Ni ikindi kibazo. Ariko wa muntu we urinde ugisha Imana iki impaka? Mbese icyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti ni iki cyatumye undema utya? Urumva igisubizo? Undema utya. Mbese umubumbyi ntategeka ibumba nko mu ngoma umwe abumbamo urwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye iki isoni. None se bitwaye iki niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo yihanganiranye imbabazi nyinshi, inzabya z'umujinya zari zikwiriye kugira ute kurimbuka, kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo kuri za nzabya z'imbabazi izo yiteguriye ubwiza uhereye kera, arizo twebwe abo yahamagaye yagize ute yahamagaye, atari mu Bayuda honyine ahubwo no mu banyamahanga. Nuko yavugiye mu kanwa ka Hosiya iti abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye, kandi umwari uwari inyungwakazi nzamwita inkundwakazi. Twakomeza tugasoma hano icyo birimo kishatse kugaragaza nuko icyambere abakristo tugomba kwemera, cyangwa se niba twaratoranyijwe tugomba kwemera, nuko nta ruhari na ruto dufite mu gutoranywa kwacu. Kuba naratuye nkavuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza ntabwo nabishoboje. Yesu yaravuze ngo muri Yohana ratukorera mu gushora hepfo ngo ntacyo mubasha gukora mutagize ute mutamfite. Ni muri Yohana hara twasomye ibice 10 komeje gusoma niko Yesu ahita asubiza ntacyo mubasha gukora mutagize ute mutamfite. Paulo nawe yandikira abantu ngo ubushobozi byose na Kristo miki imbaraga. Nta nubwo ushobora kwatura ngo nakire Kristo tabishobozwa n'umwuka w'iki w'Imana. So kuko Imana yari yaduhamagaye niyidushoboza. Ahubwo noneho twebwe ntago tugomba kubaza Imana ngo kuki wabahisemo ngo barantubahitemo. Ari amaroma tubiye ngo twe turi bibumbano. Iyi ntebe ntago abaza ngo kuki ngewe mwangize intebe ntimungire idiva ya indi y'amamusi. Ntago kuko numubumbyi ni wowe aratekereza rifasona. Natwe turi mirimo y'intoki ziki z'Imana yaturemye idushyiraho mu buryo ishaka, kandi dufite iki umugambi. Iki dusaba nuko twegwe tugendera muri wa mugambi. Abo isaba kugenda muri wa mugambi ni bande? Nabo yatoranyije bumva ijwi ryayo bakayimenya. Yego, abo none bongeye kubwira noneho. Aba rero ngiye kubabwira ngo ushobora kubimenya. Ubushize ari kiganiro abonye mwaganiye n'urubyiruko rumwe mbere batarakizwa, bagaragaza uburyo wamubazaga ati harya uzajya mu ijuru ngo ntago mbizi Imana nigize ute niyibizi. Yeha, byiza cyane. Ariko dufite assurance niba twaratoranyijwe kuzajya mu ijuru kubera iki?
Yohana hatubwiye ngo iki? Intama zanjye zigize ute? Ziranzi nanjye ngize ute? Zumva ijwi ryanjye zikame, kandi ntabwo bazagira ute? Ntabwo bazabarimbuka, ahubwo nzabaha ubugingo. Ni gute menya ko nahawe ubugingo buhoraho? Biroroshye rero cyane. Biroroshye cyane. Ni ukubera ko iyo dusomye Yohana, nanone tujye mu butumwa bwiza bwa Yohana, igenda mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere. Wihuse turaza kwasanga amagambo ari turasoma twihuse. Hatubwira ko mbere na mbere hari jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Murongo wa mbere n'ubundi. Umurongo wa mbere wo uroroshye twafasha, ariko hera kuri 10. Umurongo wa 10 haravuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Umurongo wa 12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Nushaka kurekeraho. Urumva usomye umurongo wa 13 gusa, bambe wa 12 harangwa ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Ugahagarara wagira ngo iyo ni nge wemera Imana, nkabona kwitwa umwana w'iki? W'Imana. 13 tabisobanura neza. Ngo abo ntago babyawe n'ubushake bw'iki? Bw'umubiri. Ntago ari bo babyishoboje, ahubwo ni babyawe n'Imana. Nuko kwakira Kristo babishobojwe n'iki? N'Imana. So bivuze ngo niba mvutse ubwa kabiri nkuko Yesu yaganira na Nikodemu, nkaba ndi mu bana Imana yatoranyijwe, iyo numvishije ubutumwa bwiza ndagaguka nkavuga tubona ubutwa n'ubwanjye. Ubutumwa bwavuga ko gusambana ari icyaha, bwavuga ko kwiba ari icyaha, bwavugaga ko kuroga, kubeshya ari icyaha. Ibyo byose ari bibi, bibabaza Imana. Kandi kuko nibo yatoranyije ngomba gukora ibinezeza. Ndihanye nakire Kristo mwami n'iki? N'umukiza. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kikubwira ko watoranyijwe, no kwihana ukemera Kristo mwami n'iki? N'umukiza. Ikintu cya mbere kikubwira ko uri mu ntore z'Imana no kwakira Kristo mwami n'iki? N'umukiza. No kumwizera muri make. Kandi ibyo nta impamvu ari ikimenyetso nuko utabyishoboza. Kwizera Yesu ntago wabyishoboza. Ahubwo niba bishobotse nuko Imana uri mu bari babandi Yesu yavuze ngo abima data yagize ute? Yampaye. Bumva ijwi ryanjye. Ubutumwa bwiza the gospel ni Kristo. Ubutumwa bwiza ni Yesu. Iyo bavuze ngo ubutumwa bwiza no kuvuga ngo wari wo gupfa, ariko Yesu yagiye kumusaraba agira ute? Apfa ku bwawe, none ibyaha byarabyikoreye, byemere. Ibyo iyo uri uwo watoranyije urabyemera. Iyo utari mu bo yatoranyije ntago ugira ute? Ntago byemera. Ikimenyetso cya mbere kikubwira ko watoranyijwe uri umwana w'Imana, uzajya mu ijuru, uri intore y'Imana, nta cyabasha kugukura mu biganza bya Kristo. Nuko wizera iki? Imana. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nuko ukunda Imana. Ntago wizera Imana gusa, urayikunda. Niryo tegeko ubundi risumba yandi. Matayo 22:35 kamarwa ngo ukundisha Uwiteka umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, nuranze ukunde mugenza wo kugira ute? Wikunda. Niba ugira urukundo, ukunda Imana, ugakunda abantu, kandi ntukunda abantu kuko ari bene wanyu gusa, ahubwo abantu ukunda n'abakugirana nabi, ni ikimenyetso kubera ko uri mu ntore z'iki? Z'Imana. Kwizera ni ikimenyetso. Niba wizera Imana ni ikimenyetso cyo watoranyije kandi uzajya mu ijuru, kuko wizeye Kristo. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo icyakora bamwe bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi Yesu yavuze ngo ni ingenzera n'ukuri n'iki? N'ubugingo. Nta ujya kwa datangiza ute? Ntamujyanye. Niba wabaze kuba umwana wa Yesu, uba winjiye mu mubare w'abazagira ute? Azajyana. Nuko no kwizera kuzakujyana mu ijuru. Kabiri ni urukundo, kuko Yesu yaravuze ngo data mbase mu isi ntuyibakuremo, ahubwo ugira ute? Uyibarindiremo. None muri yasi turindiwemo dusabwa kwera imbuto. Abagalatiya 5:22 soma. Imbuto z'umwuka zirangaje imbere n'iki? N'urukundo, kugira neza, kugwa neza. Irumva rero urukundo, umuntu abantu bafite urukundo, Yesu yabwiye abigishwa agiye kuva mu isi ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa bacu. Biroroshye rero ko njye ahantu naratoranijwe kahita amenya abatoranyijwe. Ndababwiye ko nuko bizera Kristo. Ku cyumweru umuntu atubwirije yaravuze ngo kwisi hari ururimi rumwe tuvuga. Nubwo tuvuga Ikinyarwanda, abandi Icyongereza, abandi Ibiswahili n'ibiki, ariko ururimi rwa Kristo ni Kristo. Iyo tumwizera umwami n'iki? N'umukiza. Urwo rurimi ugeze ahantu bizera Kristo, niba batumva ururimi rwabo, umwuka w'Imana ahamanya n'ibyo bari kugira ute? Bari kuvuga. Kuko umwuka ubu barimo numwe. So icyambere rero kwizera ni ikimenyetso kikubwira ko uzajya mu ijuru. Niba warizeye Kristo umwami n'umukiza, wijya kwirwa uvuga ngo ntago mbizi, urabizi kuzajya mu ijuru kuko warize
warizeye. Niba ukunda Imana n'umutima wawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe ugakunda abagenzi ba nk'uko ugira ute wikunda, ni ikimenyetso cy'uko uzajya hehe mu ijuru. Ikindi, niba kwizera kwawe n'urwo rukundo rwa rurangwa n'imirimo myiza, aha mwitonde, hari abantu bavuga ngo ninkora imirimo myiza nzajya mu ijuru. Oya, hari abantu bigisha ngo ni idini rimwe ryigisha ko mu ijuru bazafata umunzani bapima ibibi n'iki n'ibyiza. Twebwe hano bibiri kutwereka ko kujya mu ijuru nta kintu. Niyo mpamvu igitabo cya Tito tumaze iminsi twiga kigaragara kivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse butwigisha. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bwa buntu nibwo bugira ute butwigisha. Numva ngo ubuntu bw'Imana ni Kristo, ni utwigisha kubaha iki Imana. Ntago nakwishoboza kubaha Imana, ariko ubuntu bw'Imana iyo namaze kwakira Kristo aranyigisha. Iyo anyigishe nkamwubaha ndangwa n'imirimo myiza. Iyo mirimo myiza hari ababicurika bagashaka kuvuga ngo nibakora neza bazajya mu ijuru, ngo bapime noneho ibyiza nibiba byinshi aryinjiremo, cyangwa se ibibi nibiganza ajye arimbuke. Ntabwo ariko bimeze. Twebwe ijuru ntabwo rishingiye ku mirimo myiza twakoze, ahubwo ijuru rishingiye kuri Kristo we gakiza na buntu bwacu wadutoranyije. None iyo tumwizeye tuba twinjiye. None icyo dusaba mu gihe tukiri ku isi mu kumesha icyubahiro ni gukora imirimo myiza. Nanone ntabwo bavuga ngo nzajya mu ijuru ngo ariko ngo nzajyana n'umutima gusa nta mirimo nzakora. Ijambo ry'Imana rigaragaza nanone ko ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza ngo kuko imirimo yabo igira ute ibaherekeje. Ni ukuvuga ngo imirimo dukora mu isi nanone igaragaza abo turi bo. Imirimo yanjye nawe ishobora kwerekana ko twatoranyijwe cyangwa tutagize ute tutatoranyijwe. Niba nkora imirimo ihesha Imana icyubahiro myiza, kandi iyi mirimo turi kuvuga ntabwo ari kujya kuririmba gusa, iyo ni imirimo myiza cyane nayo irimo. Ntabwo kuririmba birimo, gusenga birimo, ariko ni gute uhinga mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Mukaya tugiye gutangira ibiganiro byo kwigisha urubyiruko. Murabizi ni ikibazo mu minsi ibintu by'imyambarire, inzoga, ubusinzi, ubusambanyi. Ntabwo waba uri mu businzi, mu busambanyi, mu bujura ngo uvuge ngo iyo ni imirimo myiza. Oya, ahubwo ni gute ndeka kuba umunebwe nkakora amafaranga nakoreye nkafasha abakene, imfubyi, abapfakazi, abatishoboye, nkasura abarwayi, nkashyigikira umurimo w'Imana. Abahanzi barimba mu ndirimbo z'Imana mu rusengero tukabashyigikira. Ni gute uzasanga abahanzi bo hanze babayeho neza bagize utari ko mu nzu y'Imana badashyigikira? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko abakristo bamwe bafite agakiza kadafite iki imirimo. Wajya ugacuruza ukunguka, uri umucuruzi wagombye kumenya ngo uyu muntu uramye Imana, uyu mupastor uvuga ubutumwa ejo atazanabigoreka kabeshya kugira ngo abone amafaranga. Reka tubiteho, tubafate neza n'abakozi b'Imana babwiriza ubutumwa batagira ute batabugoreka, baririmbe badufashe kuko wumva iyo bari kuririmba ntago baba bari kuturirimbira, baba bari kudufasha twese kuramya iki Imana. Bagombye kubikora mu kuri no mu mwuka, kandi kuvuga ngo babafashe gusa, ariko nabo bagira imirimo myiza bagira ute bakora. So nuvuga ngo kwizera, urukundo, imirimo myiza, ibyo ni ibimenyetso bikubwira ko uyu muntu azajya mu ijuru. Uyu muntu yaratoranijwe. Uyu muntu nta cyamukura mu kuboko kw'Imana. Ikimenyetso cya kane gikomeye abantu badakunze kwitana ukwihanganira ibitugerageza. Buriya umuntu atoranyijwe nta kigeragezo na kimwe atanyuramo. Uzima bakinyuramo ni ukubera ko si ubyishoboza. Matayo 28 aho dusanga intego nkuru 18-20 yazava ngo nuko mugende mahanga yose ngo bonaha ubutware bwose. Nuko mugende mahanga yose mubwiriza ubutumwa, abizera mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, ngo kandi dore ndi kumwe namwe kugeza kumera y'iki y'isi. Nuvuga ngo corona igihe yabaga Yesu ari kumwe natwe, uburwayi igihe burimo Yesu ari kumwe nawe. Iyo yagutoranyije ntago azana bwa butumwa abantu babeshya ngo Imana igukureho urupfu, Imana ikurinze inzara, Imana ikurinze ibyago, Imana ikugirize. Ubutumwa bwiza buvuga ngo mu nzara Imana iri kumwe nawe, mu burwayi Imana iri kumwe nawe. Yes, ubwo nibwo butumwa nyabutumwa Bibiliya yigisha. Nuvuga ngo ikindi kimenyetso cyo kuri watoranyijwe uzajya uri mu bantu bazajya mu ijuru nuko ushobora kwihangana ibikugerageza. Niyo mpamvu Yakobo 1:12 ngo hahirwa umuntu wihanganira iki ibimugerageza, ngo kuko namara kugira ute kwemerwa azahabwa iki ikamba ry'ubugingo. Nuvuga ngo aho kugira ngo tubone ibigeragezo, ubundi hari ijambo dukunze gukoresha tugende nko kubanaki Abisirayeli ngo bajya gutata yuko bakabona abanaki, turavuga ngo aho kureba ubunini bw'ikibazo
reba ubunini bw'iki bw'Imana. Dawidi ngo yaragerageje aragenda bati uburebure bwawe ntawabuheza, inagi kuzimu ugize ute uriyo, hejuru niyo nazamuka mu kirere nkasaza ugize ute uriyo. Urumva yagerageje gushaka ngo yumva ubugari bw'Imana, yumva ntiyabishobora kuko iramurenze, iri hose, iramuzengurutse. Ni gutyo bimera ku mukristo watoranyijwe. Ntaza kuvuga byinshi kuko ari byinshi twareba bigaragaza, ariko ibyo bine ni ibintu by'ingenzi cyane kuba wizera iki Imana, ukwizera kwa kukagira imirimo myiza, ukaba ufite urukundo ukunda Imana n'abantu bayo, ukaba ugera mu bigeragezo ukihangana ibyo bigeragezo, ukamenya ko ibigeragezo bizagize ute bizarangira, kandi ko Yesu ari kumwe nawe. Kuko hari umuntu ugera mu bigeragezo yataka yagira utagataye uyu noneho icyanyuma wenda n'icya gatanu nacyo twanakivuga gishingiye ku nshingano nkuru, ni ukubaho ni ukumenya ko uberewe guhesha Imana iki icyubahiro, uhinde ubwira abandi bya bindi. Kuko urumva ijambo hari inkuru abarokora kunze kuvuga ngo imyuka iramenyana, yego umucyo umenya umucyo, kuko umucyo n'umwijima uzi ko ntibijya bikorana. Umwijima umenya umwijima, umucyo ukamenya umucyo. Bivuze ngo niba Hope yaratoranyijwe, afite inshingano yo kubwira abandi batoranijwe batari babimenya ngo basobanike ko nabo bayize ute batoranijwe. Nuvuga ngo rero icyo gihe kuvuga ubutumwa, kubwiriza ubutumwa bwiza, kwamamaza inkuru nziza ya Yesu. Niba ukunda kuvuga ubutumwa ukabwiriza, ukabwira abandi, kuko imirimo myiza iravuga irabwiriza, ariko no kubyatuza iki akanwa, ukabwiriza abantu ijambo, ukababwira ubutumwa. Ko nicyo Matayo 28:18 havuga, ni ukugenda tugahindura abantu kuba iki abigishwa. Tubahindura gute? Tubigisha, tubabatiza, yego, noneho nabo bagakomeza iyo misiyo yo kubwiriza no kubatiza abandi. So numva ngo kwizera, kugira urukundo, kurangwa n'imirimo myiza, kwihanganira ibigira ute ibitugerageza byose, tuzi ko Kristo ari kumwe natwe, none no gukomeza kubwiriza ubutumwa kugira ngo n'abatari babimenye bagira ute babimenye. Ibyo bintu niba biri mu buzima bwawe, niba ubikora, ni ikimenyetso ko uzajya hehe mu ijuru. Kuko kwizera twabonye kubizana n'umwuka w'Imana. Iyo wizeye buryo umwuka w'Imana buri hehe, buri mu wowe. Icyo ni ikiganiro tuzaganana none. Ese abantu babatizwa mu mwuka ari uko cyagiye bavuze mu ndimi, cyangwa babatizwa mu mwuka ari uko bakeka umwami n'iki n'umukiza? Nose harimo ibatizo ingahe? Yego, ibyo nabyo ndatwazabira. Ariko iyo wizeye umwuka w'Imana aza hehe muri wowe, uwo ni ikimenyetso nacyo kigaragaza ko uri umwana w'Imana. None akagushoboza gukunda abantu. Uzukugira ngo ukunde umuntu akwiciye, uzukugira ngo ukunde umuntu akugire nabi, uzukugira ngo umuntu wakubeshyeye nasonze umugaburire. Ntabwo ibyo wapfa kubyishoboza, ni umwuka w'Imana ugira ute ubigushoboza. Rero twarekeraho. Imana yarabatoranyije, kandi abatoranyije abahaye ubwiza. Ubwo bwiza afite n'umwuka, nizo mbaraga, n'ubwo bwiza turi kuvuga nako gakiza. Abo bantu rero baramhari, wabamenya, wakwimenya niba urimo, kandi niba waratoranyijwe wamenya abandi bagize ute batoranyijwe. Kuko kwizera kwabo kuragaragara, ntabwo ari mu magambo, kurafatika, gufite imirimo myiza, barangwa n'urukundo, bakunda Imana, bakunda abantu. Kandi urwo rukundo rw'uvuga ntabwo urukundo rwo ku munwa. Ushonje baramugarurira, barababarira, kandi ntabwo babarira ngo bavuge ngo ejo nakubabariye ngo n'umunsi ndakubabariye ngo babibare. Oya, yababarira arababarira nyine uko ijambo ry'Imana ribivuga, nguko nawe azi ko yagize ute yababariwe. Barababarira, barihangana, kuko mu isi tuhura n'ibigeragezo, ntabwo tuba twagira mu ijuru. Barihangana, ikindi bakomeza kwamamaza ubutumwa bwiza. Ibyo ni ibimenyetso byakubwira ngo uyu muntu yaratoranyijwe, uyu muntu ari mu nzira ajya hehe, ijya mu ijuru. Ashobora kuba ari muri Harvest Bible Fresh Rwanda hano aho dusengera, ashobora kuba ari muri indi torero iryo ari ryo ryose, wamumenya. Niyo mpamvu na Bibiliya niyo tuyigisha, tuye kujya twigisha amadini, ahubwo twigisha ijambo ry'Imana. Kuko ahantu hose abemera Kristo umwami n'iki n'umukiza, abo yatoranyije ntabwo abatoranyijwe bashyira mu itorero rimwe ry'ahantu, kuko itorero rimwe rya Kristo ryo abantu bose turihuriyemo. Niyo mpamvu bavuga ngo dufite umubatizo umwe, kwizera kumwe, n'umwuka n'umwe. Umwuka unyizeza ndi muri Harvest ni umwuka wakwizeza umuntu ari muri Restoration, ari muri Zion, ari muri ADP, ari n'ahandi. Yewe hari n'ibintu tuzagenda tureba, ingero zitandukanye. Nk'igisambo ku musaraba cyihana, ntabwo byamusabye kubanza kumanuka ku musaraba ngo agiye mu itorero runaka itakizwa, ahubwo bigaragara uriya muntu yari mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu uyu murongo urasobanutse. Icya mbere ni Imana yaduhisemo, si twe twagize ute twahisemo. Ibyo yashingiye duhitamo
niyibigena biri mu banza Bibiliya tubye ngo mu Baroma 9 tubye ngo ntabwo twayigisha iki impaka ngo tuyibaze kuko yavuze ngo nzaba runshaka nzanangira ngira ute uwo nshaka ibyo nta burenganzira turi kubijya impaka kuko ngo ntabwo kibumbano cyabazo kibumbye ngo urakora iki ngo Mana kuki ukora gutya ngo kuki uramuha urubyaro maze iminsi masengesho kubwira abantu ngo Imana yaguhaye urubyaro niyo yimye undi urubyaro Imana yakugaburiye niyo yemeye ko nawe uri aburara niyo mpamvu nabumve ngo nabaye urugero rwa Yobu no amaze kubibura byose yaravuze ngo Imana niyo yagize ute yabimpaye nibyishubije icyubahiro kibi icyayi ngo muri byose yo ntiyacumura kuki ku Mana ariyo mpamvu twavuze ngo icyakane kikwereka umuntu ko azajya mu ijuru nuko wa muntu atagira ute yihangane bigira ute ibimugerageza kuko Imana ikomeza iramushoboza so Imana ibahe umugisha murakoze.